nyakwacu Bishop uyu munsi mwakoze urugendo umuntu akwita n'urugendo pastorale muri diocese ya Gahini ariko baragaragaje icyerekezo cy'imyaka 5 ibyo bamaze gukora n'ibyo bateganya gukora ni iki cyabakoze ku mutima icyadukoze ku mutima naho bavuye naho bageze cyadukoze ku mutima ni ikura ry'itorero cyadukoze ku mutima ni abantu bigishije nka diocese ibyo byose rero ni imbaraga ni naho ngira ngo uyu musaruro wo gukura ku itorero uvuye kandi uri ikindi ni ukuntu bitaye ku kuzamura imibereho y'abakristo n'iy'abapasitori birashimishije rero kubona iterambere rivuye hasi ku muzi rikazamuka rikagera kuri diocese Imana ishimwe cyane iyo murebye rero Gahini uko ihagaze hari n'izindi diocese ariko muri iyi myaka mumaze muri Bishop ngira ngo mwishimira iki mukurikije ishusho y'itore muri iyi minsi nishimira ibyo mbona biriho biba mu diocese yacu yose ikintu cyo kwigira rwose kirakataje mu diocese y'itore Anglikani ry'u Rwanda ikindi cya kabiri nishimira ukuntu mbona dushishikariye kwigisha abakozi b'Imana biragaragara no mu barangije hariya muri kaminuza yacu ya East African Christian College icya gatatu umuntu yakongeraho umubare wa Kristo ukomeje kwiyongera mu itorero Anglikane ry'u Rwanda muri buri diocese nta mikiri twashimira Imana ni ukubona dufite amadiyoseze twita ko ari mashya abiri ya Karongi na Nyaruguru kandi turashimira Imana yuko dufite ubuyobozi bwa diocese ya Butare mu gihe cyahaciye none rero turareba imbere turareba mu kureba umwepiskopi uzasimbura muri diocese ya Cyangugu turareba umwepiskopi uzasimbura muri diocese ya Kigeme ibyo nabyo no gukora ku itorero Shyogwe ibyo nabyo no gukora ku itorero kandi nabyo turabishimira Imana kandi tubona ibintu byose bigenda biba mu mahoro mu mutuzo mu guhimbaza no kuramya no gushima Imana haravuga bati uyu munsi rero namugari mu gihe cyo kwimika Bishop cyane ariko bakaravuga bati se Archbishop we muzagenda ryari Archbishop azagenda itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2026 reka nongere bisubiremo itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2026 ndetse birashoboka yuko tuzatora uzansimbura amezi 6 mbere agatangira nawe kureba uko ibintu bimeze ndetse tunatekereza n'uburyo bwo kuzatora nawe umusimbura urumva rero gahunda irahari igihe gisigaye ni gito cyane turareba imbere turashima Imana icyo dusengera ni kimwe ni ukugira ngo byose Imana iduhe kurangiza neza haraho inkoni yabaherekeza kwa Archbishop kuko ari abakristo babyibazaho cyane abakristo rero kubyibazaho ni byiza ahubwo rero kwe kubisengera icyo abakristo bakwiye kumenya nuko umwepiskopi mukuru atorwa n'abepiskopi icyo gihe rero nkubwiye ngo inkonererekera ahangaha naba nkubeshye kuko ntabwo nanjye mpazi ahubwo iyo bari gushyira abepiskopi bose hamwe ukavuga uti inkonererekera he ibyo nabyo ntabyo baguha kuko igihe ntikiragera kandi dufite amategeko na procedure dukurikiza Archbishop barajyana bavuga bati gushyira inkweto cyangwa se kugira ikirenge mu cya Archbishop uriho nuzamusimbura biragoye cyane iyo murebye wenda aba Bishop bari kujya mu karama diocese uko ari gukura bibaha icyizere cy'uko umujyi muzaba mudahari koko itorero zasigara ari itorero ubwa mbere bwo umuntu ntakwiye kwambara ikirato cy'undi ubwa mbere umuntu akwiye kugendera muke ikirato cy'undi gishobora kugutera kuribwa amano cyangwa se kikagutera amabavu icyizere no kugendera mu cyawe ugakoresha impano zawe buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye tugira intege nke kandi tukagira naho Imana yaduhaye imbaraga kubw'icyo rero nta guterwa impungenge n'uzasimbura dufite abepiskopi rwose Imana yateguye dufite abepiskopi b'abahanga dufite abepiskopi b'abakozi ntabwo rero mfite gushidikanya yuko muri bo twabona yewe n'uwadusaba babiri twababona ikibazo nuko dusabwa umwe hari diocese nshishura kuvuka mu gihe cyanyu cyangwa ibindi bikorwa bigari muteganya muri iyi minsi musigaje nibaza yuko kuvuga ibyo amadiyoseze avuka ubwa mbere bwo nibaza yuko amadiyoseze yacu ngira ngo umubare n'umubare mwiza ibyo kuvugisha amadiyoseze sinzi ko ari cyo dukwiye gushishikarira icyo dukwiye gushishikarira ni ivugabutumwa icyo dukwiye gushishikarira ni iterambere
burya ivugabutumwa ryavuzwe neza iterambere rikabaho abapasitori n'abacidikoni n'abandi bagategurwa mbega ubuyobozi bw'itorero bukaba bwiza si ngombwa ngo igihe cyose utangire diyoseze diyoseze imwe ishobora kubamo diyoseze ari imwe ikaba yagiramo n'abasenyeri babiri cyangwa ikaba yagiramo umusenyeri umwe hari ibyo twita umusenyeri ordinaire hari icyo twita suffragan hari icyo twita assistant ntabwo rero ari ngombwa ngo igihe cyose umuntu abyare diyoseze Archbishop arjyana bavuga bati muri iyi minsi ukurikije gahunda ya leta abantu barajya mu myanya bakiri bato ariko ntiturabona hari cyangwa se amabwiriza ahari nubwo kuba bishop bisa imyaka 45 mujya muteganya ikintu kugira ngo wenda abantu bajyane n'igihe igihugu cyerekezamo imyaka 45 ariko ntabwo ari imyaka myinshi cyane cyakoze niba ushaka kuba 25 ubwo igihe cyabyo kizagera ariko imyaka 45 ntabwo ari myinshi cyane byongeye ngira ngo twari imbere twavuga ku myaka 40 kandi hariho ababaye nyine bataragera imyaka 45 ariko kandi tukongera tukareba tugasanga imyaka 45 n'imyaka myiza kuko icyo gihe umuntu aba agiye kumaramo imyaka 20 yamaramo imyaka 20 akajya muri passion nk'uko amategeko yacu abiteganya ku myaka 65 rimwe na rimwe rero iyo umuntu yicaye akarambirana ahantu akaba igihe kirekire ashobora kuba umugisha ashobora no kuba ikibazo kuri diyoseze ngira ngo rero cyakoze uko ibihe bigenda niba tuzongera tukava kuri 45 tukajya kuri 40 nta wabyanga nabyo ni byiza ibyo biva mu bushishozi bw'abayobozi b'itorero n'abadamu bavuga bati twe badamu nta mudamu turabona wa bishop za Kenya biratanye na zagana mu Rwanda birateganywa cyangwa ari itegeko ndibaza yuko muri Kenya aho tuzi nk'aba bishop ba assistant ndibaza ko ari aho ngaho ndi muri South Africa ndibaza yuko muri Ghana yenda nta biraba simbizi niba se baba pastori ubwo igihe nacyo kizagera ntawe urabimenya akabazo kanyuma mwakomeje ku kintu kijyanye no gushyira centre revival ikaba muri kaminuza ariko nigane barayifuza ibintu muzabihuza mute bishobora gutangira ibintu bitandukanye dushobora gushyira muri kaminuza tukahashyira a research department iyo research department ikagera chair rero ni ukwigisha no kugira ngo tuvuge amateka muri university yacu ntibibuza kandi ntibikura yuko habaho centre ya revival hano igahini iyo si centre iyo ni chair academic kugira ngo twigishe kandi dukore research nuwaza rero akaza ari chair wa East Africa Revival kuri university yacu yaba ari ahubwo yiga agira ubushakashatsi mu by'amateka ya revival bikaba byamubwiramo kuyigisha neza ndetse tukaba twayigisha n'abandi mbese nta mpamvu nimwe ubu ngubu abitwa ba export ba East Africa Revival dufite n'abanyamahanga ufite witwa Katongore wigisha muri Amerika kuri Duke University niba ariho akiri simbizi yigisha ibintu bya East Africa Revival nawe byibuza yavoma muri Uganda haturuka ariko harabusanga ari abandi babigiyemo ari purely academic ubwo rero ahangaha iwacu uyu munsi wa none ahubwo nkamwe mu banyamakuru nkamwe mwandika nkamwe mufata amajwi mwari mukwiye kwegera ababyeyi bacu bafite amateka ya East Africa Revival ahubwo mugatangira kuyegeranya mugatangira kuyafata kugira ngo tugere n'iyo centre hazaba hariho the real in time stories z'abantu bayibonye bayibayemwo bayikuriyemwo bayiboneyemo agakiza ibyo rero ni ikintu dukwiye gutekerezaho natwe Archbishop arya banavuga ati mukunda diyoseze ya Gahini cyane kuko muyisura kenshi maze gusura amadiyoseze igikuru ni iki ngiki untumiye wese ndamusura sibyo mu madiyoseze ikindi cya kabiri aho mpisemo kugira visite pastorale ndahakora Gahini nibaza yuko nahaje umwaka ushize sibyo ubwo nari nkubutse za Kigeme ubwo nari nkubutse za Cyangugu ubwo nari maze igihe za Butare ubwo nigeze kugira pastorale ndumva narayigize ibyumba ndumva twari kumwe ubwo rero bavuga ngo abantu akunda kwibanda abo ni babandi banyine baba bashaka urukurukuru ijambo ryo kubanyagahindi kuko nabantu nabo babakunda nkuko mubakunda murababwira iki abanyagahini turabakunda cyane Gahini hari amateka y'itorero Gahini ahubwo iyo byashoboka ngo tuze twicarira hanga twikambikira hanga aho bamugani ahantu itorero ryatangiye ahantu haba East Africa Revival ahantu wari wabona ibuye batera igikumwe nawe uzajye kureba nawe igiteri bivuga iki ngo sinzasubira inyuma dunia nyuma musaraba mbere hanyuma haraho umwuka wera w'Imana wamanukiye ku bantanga ubwo rero utakunda Gahini ngo akunda ayo mateka sinzi ikindi kintu yabashaka noneho rero Gahini reka nkwibira akabanga
Gahini mu buryo bwo gusura amadiyoseze y'itorero Anglikani, bwa mbere naje muri ahangaha yari itaraba diyoseze neza, ariko naje ahangaha mu kwezi kwa 10 ku 93 bariho batora umusenyeri, ndumva baratoraga umusenyeri cyangwa se ndumva bari mu bintu byo gutora umusenyeri. Ndahagenda mbona urusengero, ninjira mu rusengero rw'Abanglikani mu Rwanda, nta handi rero nari bwinjira. Byongeye ahangaha nanjye mpafite amateka, kuko mpafite amateka nahagize abana bagera ku 1,200 mu gihe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo twagendaga tuwegeranya abana tubazana aha hepfo. Hari amazu yewe Imana yamfashije na organization nakoragamo kugira ngo tuyavugurure, ngire ngo 2 cyangwa 3 hari ya hepfo. Ikindi mu ntango z'idiyoseze aha nahageze 94, ndibwira neza mu kwezi kwa 6 abakristo bari baraha bakeya baranyakira, aho rero naho mufite amateka. Byongeye nari mfite umuryango witwa Carme Christian African Leadership Ministries, nkiri no muri Compassion. Mbere yaho najyaga nzahanga ngatanga amatungo magufi, nkajya haruguru nkubaka amazu y'abantu batishoboye. Ikindi aha hari inzira yanjye, kuko biro yanjye yari Kabare. Iyo rero navaga Kabare ngaca hariya nkakurikira ahanga ngahita hariya, aha narahacaga, kandi iyo nahacaga numvaga ari iwacu, ahandi nari ntarahagera. Iwacu se kubera iki? Kubera yuko numvaga yuko ari sente y'Abanglikani. Aho nari nakuri Burundi ahitwa Zabuye, ahitwa Zamata, ahitwa Zahe, nabo bajyaga bagira reference kuri Gahini. Urumva rero hari amateka yanezereza umuntu wese. Ubwo rero tukaba dushima Imana ku mateka y'Gahini, tukaba dusaba Imana kugira ngo Gahini ikomeze kwaguka, cyo kimwe n'indi diyoseze yose y'itorero Anglikani. Byongeye ndashima Imana yuko musenyeri wa Gahini biriho bigaragara kandi bigenda byigaragaza ko ari umukozi cyo kimwe n'abandi bepiskopi bose. Ntabwo ndiho musingore ngaho, cyo kimwe n'abandi bepiskopi bose. Ngira ngo raporo tubonye turayibonye, nundi uzaduhamagara akayitwereka nawe tuzashimira Imana. Ngira ngo mu bihe byashize twagiye Shyogwe, ibyo batweretse twarabibonye. Imana ishimwe rero ku bw'abepiskopi bacu n'amadiyoseze yacu, n'umutwaro bafite wo gukorera itorero no kuryagura no kurikoza. Imana ishimwe ku bwa Bishop Dr. Manase Gahima.